rimwe na rimwe naramukurikiraga bucece atabizi, nkabona arigunze ari kurira, ari ahantu ari kurira, yarize amarira menshi cyane, kugeza aho nyine nkuriye nkaba umuntu mukuru, ngimbi, umusore, nkamenya ukuri kose. Sheri, nasizwe na mama ari kumbyara, wenda ibyo ntiyabikubwiye, ariko nicyo gihe nanjye mbikubwira. Akaba umwana we wenyine yabyaranye na sogokuru mbere y'uko nyine agenda ngo ajye ku rugamba, kuko yaragiye ntiyagaruka. Stella aramubwira ati, nyogokuru ambwira, yambwiye uwo nahoze ndi we, nuko nisanze hano. Muri we ashobora kuba wenda atekereza ko nyine nk'uko nawe uri gutekereza, gusa ibyo yakoze byose ni ibyatumye gukunda kwikuba karindwi. Sheri, kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri Ep Media. Nongeye kukubwira nti yambi umeze ute? Ese umeze neza aho uherereye hose? Umuntu uri mu ntara y'Iburasirazuba, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, nawe uri mu ntara rero y'Iburengerazuba, mwese nkaba mbasuhuje amahoro, murakaza neza kuri Ep Media cyangwa se Ep TV RDA. Uyu ni umunsi rero dukomejeho inkuru yacu, ni inkuru yacu inshuti magara. Mukaba mwarumvise igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, iki rero akaba igice cya kane. Igice cya kane se bimeze bite? Muri ku igice cya gatatu ukuntu cyasoje, igice cya gatatu cyasoje umubyeyi wareze Robert yitabye Imana. Ariko se byagenze bite? Ese iperereza rya Teta, iperereza rya Mike ndetse yewe na Berize, ese ibintu bimeze bite mu nshuti magara, cyangwa se abana b'abakobwa b'inshuti magara batandukanyijwe n'amage ndetse n'ibihe byagiye biba mu buryo butandukanye nk'uko mwakurikiye inkuru. Kandi ibintu biba mu buzima ni ibintu biza nyine tutabiteguye, gusa hari bizana amarira n'ibizana ibitwenge. Mbifurije rero gukomeza kumera neza, abarwaye Imana ibakize kandi nyine ibiteho rwose, bumve gusenga kwanyu, nanjye ndakomeza mbasengere kuko ndabakunda cyane. Rero reka dukomeze inkuru yacu. Uribuka aho twari tugeze? Inkuru yacu tuyitangirira nyine mu gitondo, dutangira ari mu gitondo. Dr. Robert nyine urumva yabyutse, urumva yagombaga kujya gusezera mukecuru, kujya kwita, mbese gufasha Stella ibintu bijyanye n'uko nyine umukecuru yagombaga kwitabwaho mu bijyanye n'uko yari amaze kwitaba Imana. Ikintu cyababaje Robert cyane ku buryo yari adasinziriye, yabuze ibitotsi. Urumva Nora nawe yari kumuhamagara, kubera ko Nora nyine yizera ko uriya musore nyine amukunda. Mbese ibintu byari bimeze nabi kuri Robert, ariko nyine nta kundi, nk'umuntu w'umugabo yagombaga kubinyuramo nyine akabicamo kandi akabisohoza. Mu gitondo rero yagombaga gushaka uburyo agera mu rugo byihuse. Urabizi ko batuye mu ntara kure cyane, Sara cyangwa se mukecuru Sara yari atuye kure cyane mu ntara, ahantu bagendaga hafi umunsi wose. Rero Robert yarabyutse nyine yajya kwatsa imodoka mu gitondo ngo agende. Telefone ye yahise irasona, ariko aritaba. Amaze kwitaba yasanze nyine Stella wamuhamagaraga, cyangwa se Claudette yaramuhamagara amubwira ati, Sheri, kuki fone yawe yari yavuyeho, kuki utanyitabaga, byari byagenze bite? Robert aramubwira ati, oya Sheri, nyine ntabwo nashaka kwitaba. Abantu bampamagaraga n'ubuzi busanzwe bw'akazi, numvaga nyine nta muntu ushaka kwitaba, ntabwo ndumva ntameze neza, niyo mpamvu nta muntu ashaka kwitaba. Rwose unyihanganire ku kuntu nakwitwayeho, ariko nyine nizo mpamvu, nawe urabizi ibihe turimo nyine ariko ubu ngiye kuza rwose, ndi gushaka kuza, ndahita nkugeraho rwose mu kanya nimugoroba. Urabizi ko rwose ntabwo ibyo bintu wabigumamo wenyine Sheri, ndahari rwose, ntugire ikibazo. Stella yaramubwiye ati, Sheri, nyine umbabarire, ibintu byabaye rwose, umbabarire, ndagusabye imbabazi. Robert aramubwira ati, mubabarire iki se? Wakoze iki bebe? Baby, nta kintu wakoze, ndi mu nzira rwose, ntabwo hari umuntu ntegereje, gusa nyine agiye kuza, agiye kongeraho. Ni umuntu wifuza ko twazana, ni umukobwa wifuje ko twazana, ariko ni umuntu nyine wanjye w'inshuti yanjye. Humura rwose, ndatebuka, ntabwo ndi buze kugira
ibintu byo gutinda ntabwo uri wenyine rwose, ndaje kandi ndazana n'undi muntu muraba muri kumwe gufashe, kandi ndabizi neza ko mu gihe ndi bugere aho ngaho uraza kuba utari wenyine. Stella aramubwiye ati sheri ntushaka byihorere, nyogokuru yazanzamutse. Sheri ni ukuri Imana yakoze, ni ukuri nabonaga nyine byarangiye, ariko n'ibindi bintu byinshi yari yabimbwiye, hari ibintu byinshi yambwiye, ariko ubu yagarutse. Sheri ahubwo seka ntushake rwose wishime, n'abo bantu ntushake ntubazane rwose, ahubwo wenda niba wari ufite gahunda yo kuza ngwino duserebure twishime, mukecuru yagarutse yongeye ari kumvugisha, turi kuvugana nyine, urabona iki gihe cyose wari wanze gufata fone, nagira mbikubwire nyine, ariko nyine byagenze neza nyine, amusore ariko nyine Imana yabidukoreye. Robert aramubwira ati sheri uravugisha ukuri cyangwa uri kugira ngo umenye ukine n'ibyiyumviro byanjye? Uravugisha ukuri? Ya sheri ndakubwiza ukuri, mukecuru rwose ni muzima, nta hantu yagiye nyine, yagarutse, Imana yamuzuye ni ukuri. Robert aramubwira ati awe sheri reka mpagarike abantu twari buzane, njye ndizana njyenyine rwose ntaribi. Sheri sawa nta kibazo, ubwo nyine ndagutegereje, ubwo ugiye kuza mu muhanda nyine, ubwo ugiye kwihuta cyane, ndabizi iyo utwawe wari kwihuta, ya urabizi mba nihuta cyane. Okay nta kibazo, nzi kuguhamagara mpamagare nta kibazo, nanjye ndakomeza nkuvugisha nta kibazo, nshaka ko tuza kugumana kuko ntabwo nizeye ko mukecuru nyine bitaza kugenda nabi nanone rwose. Sheri ugume ku murongo, nanjye sinongera kuva ku murongo, ko ngiye kuza njyenyine ndihuta, nta muntu turaba turi kumwe, ni we tugiye kuzana. Urakoze Sheri kandi umuhanda mwiza. Urakoze, ndagukunda cyane. Nanjye ndagukunda Sheri. Ubwo Robert nyine yahamagaye Nora, ahita amubwira nyine, Nora urumva yari amaze kwatsa imodoka, ahita amubwira ati rwose ibyo bintu rwose waba ubihagaritse, mukecuru yagarutse ibuntu, yabaye muzima, mbese ibintu byagenze neza. Nora aramubwira ati ese bari babikubwiye neza? Ati ya hari umuntu wari wabimbwiye neza nyine ko ariko byagenze bari kumwe, ariko ambwiye ko rwose yazanzamutse, Imana yamugaruye rwose, isubire mu rugo niba wari wanaje, kandi ndagushimiye cyane Nora, uri umuntu mwiza rwose, kandi kwitanga kwawe Imana iba yakubonye. Ubwo rero ubu ngiyeyo, ariko nyine ntabwo ari ngombwa ngo njyane n'abantu, ubu niho ngiye, kandi nyine ndakubwira, ndakomeza nkubwire uko ibintu byagenze. Okay nta kibazo Roba, Imana ikurinde rwose, Imana ikugenda imbere kandi ikurinde rwose, ntugire icyo uba rwose, wampamagara anytime, wampamagara igihe cyose unkenereye, nyine nahita nza nta kibazo. Ya ntugire ikibazo Nora, ntugire ikibazo, ndabyitaho birakunda. Ubwo iyo bamaze kuvugana, Robert nyine yatse imodoka akamanuka mu cyaro nyine iwabo kure cyane, urabizi ko ari kure cyane, ari nako agenda avugana n'umukunzi we Claudette nyine cyangwa se Stella, inzira yose amubwira nyine uko umukecuru amerewe, umukecuru Sara nyine, urumva ibintu biba byabaye ibindi. Ubwo ku rundi ruhande muri icyo gitondo nyine, urumva hari mu gitondo, Robert nyine yari azindutse mu cyakare, we urumva yagombaga kugenda kare mu gitondo. Rero Jackson cyangwa se wa musore ukundana cyangwa usigaye ukundana na Teta, aba ari kumvugira kuri telefone nyine, avugana n'umuntu wamwemereye kugira ute, n'umuntu wamwemereye rya jambo banga cyangwa password rizatuma yinjira mu mitungo ya se, ari we Afande Jacques cyangwa se umupolisi ukomeye cyane w'amanyenyeri witwa Jacques. Ibi ngibi nyine aba ari kubikora kugira ngo akomeze arebe, akora iperereza, arebe imitungo yanditse kuri se, imitungo yanditse kuri mubyara we nyine ari we Nora, kubera ko yari yaramenye amakuru yuko papa we nyine imitungo yose ni yari ya nyina bashakanye byose yabishyize kuri uwo mukobwa kugira ngo ayobye uburari. Ibyo rero nibyo byaba byarazanye Jackson, nubwo nyine barisanze ari gukundana na Teta kubera umujyi abasigaye abamo ntaho ahuriye n'umujyi ba Nora cyangwa se ise Afande Jacques arimo. Ubwo rero aho yagiye nyine niho yahuriye na Teta, ariwe basigaye bakundana. Birangira nyine abimwemereye, akabimwoherereza wa muntu bavuganaga, maze ubwo nyine agahamagara Teta akamubwira ko nyine basigaje kugenda bakareba neza amakode, maze bakabireba neza imitungo yose, noneho nta n'ikintu gisigaye kuko kode yari yazibonye. Ubwo ngubwo ubuzima bwarakomeje. Ubwo muri icyo gitondo n'ubundi Jack nyine asohoka avugira nawe kuri telefone, ubwo ari ku rundi ruhande nyine, ariko ari kuvuga nabi cyane, avuga ati ubwo uwo mushenzi ushaka kunyirekeshyaho ngo bamwita nde,
wowe uri we wese nashaka abe yarize mu ijuru, nashaka abe yarize ibiki, ntabwo ibyo bindeba njyewe. Uranyumvira? Nta n'isoni ngo afite ibimenyetso, ngo ibimenyetso se ni ibiki? Ibimenyetso batababwira yari ibimenyetso by'iki, izo mpapuro njye ntabwo nzitaba byo, ntabwo abo bantu ahubwo ndabashaka, nshaka amazina yabo, nshaka buri kimwe cyabo. Ntabwo nshobora kwemera njye izina ryanjye rivogerwa. Umuntu aba yaranushye cyane yubaka izina rye aririnda, ariko ugasanga abashenzi bari gushaka kurisenya byoroshye gusa. Aho kugwa hagwa bo ubabwire, kandi ubabwire neza bandegera aho bashaka. Harya ngo bize ngo amategeko ari se kwavuyeho. Ubwo akiri aho ngaho ari nasohoka nk'utamwumvaga, nyine asohoka mu nzu. Jack agahita amubona, Aline ndebera briefcase aho ngaho yangiri hirya aho ngaho mu cyumba cyanjye, kandi uzatugende. Aline ati ariko nge na Nora twari dufitanye, nyine hari ahantu nge na Nora twari ceceka, ndavuze ngo hari aho nshaka ko tujyana. Ibya Nora uvuga simbizi. Nora se nibiki? Aline ati ariko nagombaga kwimuka uyu munsi, nubwo nyine ntabibabwiye, ariko nyine nagombaga kwimuka uyu munsi, n'inzu namaze kuyishyura, ibintu byose nyine nashakaga kwimuka, nabyo nagira mbibabwire. Jack ni mujinya mwinshi ahita kubita urushya Aline ati Aline ziba ceceka. Aline agaceceka. Jack agahita amubwira nabi cyane, wari umugome, ati ni wowe uri kumbwira ayo magambo? Wowe Aline, ubuzima bwawe ndabuhinduye, nkugize umusirimu, amafaranga yanjye urayajagata uko wiboneye, na mwishywa wanjye urayivurugutamo uko wiboneye, amafaranga yacu nta n'isoni, uraho utazi iyo wavuye, tutakuzi, tutagize dute from nowhere. Wowe iyo ataba njye cyangwa Nora yari kuguha iki? Ubuzima bwawe wari kugera kuki? Nora namuhaye kampani arayiguha, umubera umunyamategeko, aguha akazi. Iyo ataba njyewe iwanyu warabubakiye inzu wowe. None nakubwira ngo ukazuyaza, ushaka kukuzuza inshingano naguhaye kandi nawe wemeye, ukanyigiraho umunyabwenge, umuntu ukomeye cyane, nkaho ntazi ibyo nkora. Ibyo nkora ndabizi, ibyo twumvikanye urabizi, wenzanaho ubugoryi rero. Ari nari kurira cyane, atamubwira ati erega maze kurambirwa Uncle Jack, maze kurambirwa ubuzima ntabwo aribwo nigeze nsaba Imana kupita urundi rushye, ariko Mana basi mwambabariye. Ari narataka cyane, umukozi akaza kureba ikibaye, ariko Jack ahita amutegeka gusubira mu mirimo, mureba vuba no ako kanya. Umukozi agasubira yuriyuka. Jack ahita amubwira ati njye nakubwiye ko mu gihe ukiri kurya ku ifaranga ryanjye ugomba kuryamana nanjye igihe mbishakiye cyose, ahantu nshaka hose, kandi iryo ni itegeko, ntabwo ngusaba. Icya kabiri kandi, nimenya ko Nora yabimenye, nimenya ko mwishywa wanjye yamenye ko ibyo bintu tubikora, ntuzarara mu buzima bwawe, ntabwo umubiri wawe uzawuraramo. Reka ari vuba, jya mu modoka. Gacucu gusa. Hoteli tugiye uri kure yaho dusanzwe tujya, gira vuba. None se basi waretse nyine mwambwiye nyine igihe nyine gisigaye ukuntu mumfata ku ngufu bikarangira, basi bizarangira ryari? Nanjye nkabaho nk'abandi bantu, nkabaho nk'abandi bakobwa kuko mwambabariye kuko Uncle Jack, mwambabariye ko nanjye nkuba, wambabariye kuko mu buzima bwanjye nkabugarura ko ibyo twakoze bihagije, ibyo nakoze bihagije, imyaka igiye kuba 2 dukora ibi bintu, kuko wambabariye. Jack aramubwira nabi ati ibyo urabimbaza nitugera kuri hoteli. Hano wapi? Ntabwo byakunda hano, bimbaza tugeze aho dukorera ibyo dukora. Nyine basireka nyine nitunganye, ntakanire Nora nyine ko ntirirwa garuka hano mu rugo kumfata kuko tutari bujyane nyine na porose. Basi injira mu modoka se nyine wandayawe. Urabona ndusha ubwenge, none se ubu ngubu ahita amukubita urundi rushyi.
Mana hasi wambabare ukareka kunkubita koko, wambabare ukajya ureka kunkubita. Fungura umuryango. Ntabyo reba hano. Ubwo yabwiraga umukozi ngo afungure umuryango nyine bagende nyine bigendere nyine. Yahohoteraga rwose Aline ku rwego rwo hejuru. Umukozi asigarana agahinda kenshi, abaterwa nyine agahinda n'iyicarubozo n'ihohoterwa Aline akorerwa na Jack, kandi ari inshuti ya Nora, kandi Nora ibyo bintu byose atabizi, nta n'amakuru abifiteho kuko yabikoraga iteka Nora adahari, cyangwa se kure y'amaso ye gusa nyine ntacyo nawe aba yabikoraho. Umuntu w'umukozi nyine aba ari aho mu rugo nta kindi. Gusa nubwo Jack nyine abakomeje ubugome bwe, abakomeje guhangayikishwa rwose n'abantu akomeza kubwirwa ko bari kumukurikirana. Urabyumva nyine ibyaha aba yarabikoze, yarakoze ibyaha byinshi cyane byaramurenze, abagenda akora amabi yishingikirije izina rye, aba ari umupolisi ukomeye w'amanyenyeri yubashywe mu gihugu. Urumva n'ibintu nyine yakoraga nkana kandi akabikora ku giti cye, ariko akabyitwaramo nyine nk'umuntu uri mu butegetsi, mu buyobozi, mbese yari umugome nyine ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero biba bimuhangayikishije kuko urumva aba yanahamagawe abwirwa ko yatangiwe ikirego nyine ko hari abantu bari kumukurikirana, ko yaza kujya kureba ibyo ari byo. Gusa nyine ni convocation baba bamwoherereje nyine, ariko aba yabipinze ku rwego rwo hejuru. Ubwo ku rundi ruhande, ubwo nyine biba bumaze gucya, Mike na Belize nabo urabizi ko ari couple nayo ikomeje, iri nayo bari bareze nyine uriya mugabo witwa Jacques. Urabyibuka ko Belize yakoze iperereza kenshi inshuro nyinshi, ariko akaza kubona uburyo atangira kurega nyine Jacques. Ubwo ngubwo nyine Belize baba bakiri nyine gucukumbura ibimenyetso, banegeranya abantu bose bagaragaye ku bikorwa bitandukanye nyine by'ibyaha byakozwe na Jacques, by'umwihariko cyane cyane ku rupfu rw'umuryango we wahoze ari umugabo w'umukire cyane, Leonardo, papa wa Claudette, uba waraguye mu mpanuka n'imodoka nyine itaramenyekanye, cyangwa se ngo ikurikiranwe nyine hamenye icyayiteye cyangwa se impamvu nyamukuru iri nyuma y'iriya mpanuka. Uribyibuka ko inkuru itangira cyangwa se ku gice cya mbere, uriya mugabo yakoze impanuka n'umugore we ndetse n'umwana we witwaga Claude. Umugore we wibuka ko yitwaga Immaculée. Mike na Belize rero baba nyine bari kuganira bisanzwe, bari mu modoka nyine bagenda, ariko bari kwerekeza aho umunyamakuru witwa Frank watangaje bwa mbere inkuru y'urupfu rwa Leonardo yari asigaye atuye. Wibuke ko umukobwa witwa Teta nyine nubwo nyine yameneshejwe kubera guhigwa cyane n'abambari ba Jacques cyangwa se ba Fande Jacques, wari muketse bugiye kuko anu Teta yabaga ari, wibuke ko yari afite amafoto menshi, aba bombi bari kumwe menshi cyane rwose ya Fande Jacques ndetse na Frank, ari kumuha amafaranga, ari kumubara amafaranga inyuma y'imodoka, ku rupfu, ku mpanuka, mbese ibintu byose. Wibuke ko Teta yari agiye abifitiye amafoto, ariko yari yarameneshejwe cyane ajya gutura mu wundi mujyi ari nawe Jackson yamusanzemo. Amasaha rero yakomeje kwicuma nyine, bimaze kugera ku mugoroba, Claudette aba yicaye nyine ari kurira, afashe ikiganza cya mukecuru. Urumva hari nimugoroba akiri mu gahinda kenshi, ahinda imishyitsi. Urumva mukecuru yari yazanzamutse, ariko Claudette we nyine yari yamaze kumubika, abwira Robert ko mukecuru yitahiye, ariko urumva nyine hari mu kabwibwi, ibintu bitameze neza, atigeze arya, nta handi hantu yigeze rwose anyarukira kuva mu ijoro ryari ryakeye. Yumvise umuntu yinjiye mu muryango ahamagara cyane ati Stella mukunzi wanjye. Stella nawe yabanje guceceka, ahubwo atangira kurira. Ubwo nibwo nyine Robert yinjiye amusanga nyine amusanga amwiyegamije, amufashe ikiganza, arabareba, nta kintu yigeze avuga, ahubwo yari ari kurira cyane, amarira amushoka ku matama. Gusa mu ntoki ze hari urwandiko cyangwa se envelope, igaragara nka envelope ariko ishaje bitabaho nyine, yarimo yafashe mukecuru Sara amwishingikirije. Urumva nyine byari ibintu by'agahinda, yari ku buriri bwa mukecuru. Ubwo Robert nawe akimara kwitegereza uko abantu bameze, yabarebaga nyine bari ku buriri, arabegera, kwihangana byaranze, nawe atangira kurira. Yarabahobeye bombi, ameze nyine nk'ubabumbatiye hamwe, arabegera, maze mu kubareba, mu kubitegereza, arira amarira y'ibyishimo kubera mukecuru yari yagarutse. Urumva mukecuru yari yapfuye, ariko bongera kumubwira ko yagarutse. Urumva yarabahobeye rwose n'ibinezaneza byinshi, amarira arashoka menshi. Robert, nyogoko ni ukuri kwihangana byari byanze,
ijoro ryabaye rirerire, numvise ukuntu merewe, numva ndahangayitse, numvise ko ubwanjye nta mbaraga mfite, ariko Stella yatumye numva nkiriho, yatumye numva ndi umuntu w'umugabo, ari nayo mpamvu ubona ndi hano nabashije kwitwara nkahagera. Wakoze kubaho nyogoko, ndagukunda cyane, ndagukunda mama. Ubwo Sara ubukirwariye nubwo nyine aba yagarutse ibuntu, abwira nyine umwuzukuru we, aba yaramureze ari nawe mwana we, aramwegera ariko nta mbaraga aba afite, ikamwegereza ukuboko nyine, ari mu gituza cya Claudette, urabizi ko abasigaye yitwa Stella, maze akamubwira ati Robert mwana wanjye, uzateteshe Stella, ntuzatumarira n'umunsi n'umwe, uzamurwanirire nubwo mwaba muri mwenyine, abandi bamuvuyeho, wowe ntuzigere umuvaho mwana wanjye. Ubuzima bwanjye bwabaye bwiza cyane kubera mwebwe babiri, umugoroba urageze, muzagire neza mwigendere, kandi muzanyurwe nuko Imana yabatoranyije. Basabiye umugisha ku Mana, kandi nanjye mbahaye umugisha, muzabyare kandi murambe, ndabakunda. Mukecuru Sara umwuka buraheze, ntiyabasha kongera kugumeka ukundi, anagijosa atyo. Abana baraburuze bararira cyane, ariko ntawe kubahuza wari uhari. Ubwo ijoro ryose bararize. Stella ahita avuga mukecuru wakanguka, mama akanguka, nyogoko kanguka. Ubwo ni kuna Robert nawe yariraga ati nyogokuru, mama byose. Urumva ibintu byari bimeze nabi, urumva ijoro ryose baraye barira baganira, ariko mu mitima yabo bombi harimo inzibutso nyinshi cyane za nyirakuru, ariwe mukecuru Sara nyine wagwaga neza cyane kuva akiri umuto kugeza ubwo yari ashaje. Bari kumwe muri iryo joro. Robert nyine yahagurukije Stella, amukuraho mukecuru yari ari nyine. Mukecuru bamuryamisha neza, maze baramworosa, bicara hafi naho yari ari, bicara hepfo ku buriri. Robert abaza Stella wari umuryamye ku rutugu ati mbese urwo rwandiko ufite n'urw'iki? Stella aramubwira ati uru ni urwandiko nyogokuru yampaye. Amureba mu maso aramubwira ati Robert, mukecuru yambwiye buri kimwe, yambwiye ibyo kwa muganga aho yakoraga, yambwiye ukuntu waje kundokora mu bitaro bagiye kunjugunya, wigize umusaza. Robert n'ubwoba, Sheri ko ntiyakubabaje koko? Gusa kuko ibyo byari ngombwa ko bimenya uko twatubaye ko ntacyo byabigutwaye kuko Sheri, basumba bari niba byakubabaje. Stella yaramurebye mu maso aramubwira ati ndeba hano Sheri. Robert arakebuka aramureba nanone. Stella aramubwira ati nyogokuru ambwira, yambwiye uwo nahoze ndiwe, nuko nisanze hano. Muri we ashobora kuba wenda atekereza ko nyine nkuko nawe uri gutekereza, gusa ibyo yakoze byose ni ibyatumye gukunda kwikuba karindwi. Sheri, ineza yanyu nta muntu n'umwe uyigira. Ukuntu wanyakiriye mundwanaho, uramvura, urandokora, ngo nari mfite za bomboni ntikuraho ndi muri koma. Sheri, nzaguha iki koko? Nzaguha iki? Nzakora iki basi? Ibyo nakora byose biri munsi y'ineza yawe, ni ukuri. Roba, ndagukunda, nzagukunda iteka ryose. Basi mwarakoze. Uwo Robert aramubwira ati Stella, umuntu ukwiye ko gushimwa ni nyakwigendera nyogokuru, kandi wakoze uko ushoboye, waramwishimiye,
waramushimishije ndetse wongeye wewe no kumushimisha mu buzima bwe bwahahise hose. Sheri, Karame, ubuzima nyogokuru yabayemo hari ntaho buhuriye n'uko yabagaho utaraza hano. Nyogokuru ntiyigeraga yishima. Icyo nari gukora cyose yaranshimiraga nk'umwana nyine we, bikarangirira aho, ariko nkabona nyine ntameze neza. Kera nkiri muto naketse ko nyine nabanza gukeka ko mama atankunda, kuko nyine urumva nakuze mwita mama. Gusa nyine namubaza ahandi bantu, abandi bavandimwe, umuryango wanjye aho abandi bari, cyangwa papa, nkabona arahagurutse aragiye amvuye iruhande. Rimwe na rimwe naramukurikiraga bucece atabizi, nkabona arigunze ari kurira, ari ahantu ari kurira, yarize amarira menshi cyane, kugeza aho nyine nkuriye nkaba umuntu mukuru, ngimbi, umusore, nkamenya ukuri kose. Sheri, nasizwe na mama ari kumbyara. Wenda ibyo ntiyabikubwiye, ariko nicyo gihe nanjye mbikubwira. Akaba umwana we wenyine yabyaranye na sogokuru mbere y'uko nyine agenda ngo ajye ku rugamba, kuko yaragiye ntiyagaruka. Nyogokuru bamuzaniye imyenda ya sogokuru, maze bamubwira ko nyine atabashije kurokoka urugamba. Kuva uwo munsi kwishima byaranze, ariko akomeza kurera nyine umwana we w'umukobwa sogokuru yari amusigiye, ari we Stella, umubyeyi wanjye, mama umbyara nyine bya nyabyo. Nyogokuru yakoze imirimo myinshi cyane, imibi, imyiza, yabaye indushyi, yagenze ahantu henshi kure cyane, aba ndetse ahantu henshi, aho bamushaka, aho batamushaka, ashakisha akazi, ashaka ko nabaho, kubera iwabo bari baramubujije gushaka nyine ku musirikare, ariko akinangira akabasuzugura, kuko nyine yakundaga sogokuru cyane. Byarangiye iwabo bamuciye burundu. Yarwanye intambara kuri mama, imyaka irashira, indi irataha, kugeza igihe nyine mama yaje kuvamo inkumi ngo nziza cyane cyane rwose, ngo yari umukobwa mwiza rwose urangaza abasore benshi. Ubwiza bwa mama, yari inzobe, yari umukobwa w'inzobe ngo cyane, bwatumye aterwa inda n'umudogiteri ngo wari waraje mu gihugu nyine kuvura abantu avuye hanze. Yari yaraje nyine nka kuriya abanyamahanga b'inzobere baza, ariko bakamara igihe gito bagasubira iwabo nyine, cyangwa bagasubirayo. Nyine urabyumva Sheri? ndakumva Roba, komeza umbwire nta kibazo. Nyine nyogokuru yakoraga nyine amasuku kwa muganga. Rero umunsi umwe mama yari yagiye nyine kureba nyogokuru kwa muganga aho yakoraga, nibwo uwo mugabo nyine witwaga Ronald yamubonye nyine aramukunda cyane. Mama nibwo nyine yari akirangiza umwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Sheri, ndakumva. Uwo mugabo byarangiye akundanye na mama, na nyogokuru nyine aza kubimenya ko bakundana, ariko nyine akamubuza, ariko kubera yarazi amateka ye nawe ntabwo yabangamiye ngo mama cyane. Ibyo rero byarangiye nabi, kuko byarangiye nyine baryamanye, aba mugabo nyine bamuteye inda. Ubwo nyine byarakomeje gutyo, ariko mama nyine ntiyabwira nyine nyogokuru ko atwite, kubera nyine ubwoba yari afite bwinshi, urumva yikiga segonderi. Hashize iminsi wa muganga nyine Ronald yasezeye kuri nyogokuru, ndetse ajya gusezera kuri mama ku ishuri, ariko nyine mama amubwira ko atwite, kuko nawe yari yarabimuhishe. Gusa nyine bari batarabimenya nyine. Uwo data nyine ari we Ronald akibimenya nyine ngo yahise ajye kureba mukecuru. Nyogokuru nyine amusaba ko yatwara mama iwabo, ariko nyogokuru nyine aramwangira, aramumwima, amubwira ko nta muntu ashobora kumuha, ko nta muntu ushobora gutwara umwana we Stella, kereka Imana yonyine ishobora kumutwara. Ndakumva Sheri, komeza. Sheri, nyogokuru yakundaga umukobwa we cyane. Ubwo uwo musore nyine Ronald
yabonye ngo byanze asigira mukecuru amafaranga rwose atari menshi ariko atari na make, amubwira ko mu gihugu cye nyine niba bamwemerera ko azagaruka akareba umwana ndetse akareba na Stella bakabana bya nyabyo hano mu gihugu kuko nawe yaramukundaga cyane. Ubwo nyine nyogokuru yambwiye ko amafaranga yamuhaye ari yaguzemo hano ndetse n'ahandi mu mujyi nyine yananiwe kubaka, ikibanza yananiwe kubakamo n'ubu kirahaba nzakikwereka. Gusa nyine impamvu yaguze aha ni uko nyine bahabanaga na sogokuru bahakodesha icyo gihe kera, barasuhutse baravuye ku musozi w'aho babaga, hakaba atarifuzaga nyine ko iyi nzu babayemo na sogokuru nyine izibagirana, niyo mpamvu yaje afashe amafaranga nyine aza kuhagura. Sheri nyine Ronald ariwe data ntabwo yigeze agaruka, ngo nyogokuru yaje kohererezwa urwandiko ruvuga ko yitabye Imana azize impanuka iwabo mu bihugu byabo. Gusa urwo rwandiko nyine rwaje mama umbyara n'ubundi nawe yaramaze gupfa. Urumva ko nyine data ntiyanamenye ko nyine hari umwana yabyaye, ko wenda navutse ntabyo yigeze amenya. Ayo niyo mateka yanjye. Stella mama yambyaye afite imyaka 18, nyine apfa ari kumbyara, apfa gutyo. Ibyo bikomere byose mukecuru yabyomowe nawe Sheri, ntiyongeye kurira ukundi. Mbese imyaka hafi yari igiye kuba 4 yose. Ubuzima n'ibyishimo bye tubikesha wowe, ni wowe Stella. Warakoze kuzukiramo mama umbyara witwa Stella, cyangwa Stella wa mbere. Ndagukunda kandi nzagukunda iteka, ndabigusezeranyije. Sheri ihangane, nawe nzagukunda kandi nzakwibagiza iyo mibabaro yose. Kandi mama wawe na nyogokuru ndetse na papa wawe utigeze ubona barahari kubera twe turiho, kandi tuzababera abantu bazima kandi ntabwo basize ubusa. Ndagukunda urabizi, kandi ndi kumwe nawe numva ndi umunyembaraga. Nanjye nuko Sheri. Ubwo barahoberanye. Claudette nyine yari amaze gusobanukirwa neza Robert uwo ari we, cyangwa se impamvu abayeho agira neza kandi akanyurwa nuko yimereye gutyo gusa. Ubwo urumva nyine yari amaze kubimenya byose, amaze kumenya amateka ya Robert, ubuzima yanyuzemo. Ubwo ubuzima burakomeza burira bugacya. Ubwo bukeye mu gitondo nyine Teta n'umukunzi we Jackson bari barimo gushaka nyine uko bajya impanuka yabaye ya Leonardo nyine aho yabereye. Ubwo baragiye, ubwo bari hafi kugera aho yabereye bahareba hakurya, Teta yabonye Frank, abona Mike ndetse na Belize bari kumwe, ariko Frank ameze nk'ufite ibyo ari gusobanura. Uribuka Frank ko yari umunyamakuru wahabwaga amafaranga menshi nande na Jacques, kandi uribuka ko Mike ndetse na Belize bari ku kirego cy'urupfu rwande rwa Leonardo. Ubwo hari hashize imyaka hafi 3 irenga Teta atabona Belize. Uribuka rwose ko abantu bakurikiye nyine ibice byabanje, muribuka ko abakobwa bose bari baraburiwe irengero uko ari 4, yaba Teta, yaba Rine, yaba Nora, yewe ndetse na Claudette ariwe Stella w'ubu ngubu. Ubwo Teta nyine ashatse gusohoka mu modoka, Jackson ahita amubuza. Teta ahita amubwira ati ariko suramburiza iki, buriya se ntiyabyibagiwe. Jackson amubwira ati wowe ubwawe wanyibwiriye ko wahigwaga, kandi uriya mukobwa rwose wambwiye ko yabayoboraga, kandi wambwiye ko mwaziranaga. Niba ari we Belize wambwiye ko mwaziranaga, niba nibuka neza. Ndabeshya Sheri? Teta aramubwira ati ariko hashize imyaka myinshi Jackson, wenda nanamubwira ko nyine ari njye namwandikiraga nkoresheje nimero itazwi, nkomeza kumubwira nkamutera imbaraga, nkamutera courage ngo niyite kuri Claudette. Ibi byose nabimwibutsa akandika. Jackson aramubwira ati Sheri nyumva neza, uriya mukobwa areba confidence afite, reba uburyo atambuka Mariko, urabona yoroshye wowe. Kandi wibuke ko kugeza n'ubu ngubu rwose ntabwo yigeze amenya wowe n'abagenzi bawe babiri aho mwarengeye. Nta nubwo azi n'uwo Claudette ubwira aho yagiye.
wabona azi ko ari namwe mwamwinyujije cyangwa mukamukura mu bitaro mukagira mute kuko yaramubuze. Ibyo byose ni ibintu uzi, ntabwo azi aho muri mwese, kandi urabona yuko arakaze, ashobora kuba ari umuntu ukomeye cyane igihe uko ndi kumubona. Itonde rero ugende gake, kuko niba ari muri ibi bintu ari kubikora mu buryo bwe. Urumva sheri, ikintu wakora ahubwo natwe dukeneye kubikora mu buryo bwacu. Teta aramubwira ati none se ko Berize yakundaga Claudette, yaramukundaga pe, ko se yaba ari umwe se mu bari inyuma y'urupfu rw'iwabo cyangwa niwe wari inyuma y'urupfu rwa Claudette? Muri se kuki duhuriye ahantu kuko uyu munsi cyangwa hasanzwe haza? Hano ibi bintu sheri, urabona ibintu ari uguhurirana. Jackson yaramubwiye ati umva Teta, nta maraso ya papa andimo ngo wenda naba detective mwiza nkareba ibintu nkabifindura nkagira ne nk'umupolisi n'ibiki cyangwa se umuntu ushinzwe iperereza mvuga ngo ndaza kugusubiza icyo kibazo. Gusa simpamya nanone ko umuntu wifuzaga ko uwo mukobwa n'umuryango we bapfa bikaba byaranakunze, sinumva ko umuntu rwose yagaruka kuri icyo kintu nyuma y'imyaka yose ishize. Uwishe umuntu ahagaruka ari kureba ukuntu bimeze, kandi ahagaruka vuba bikiba. Ntabwo wishe umuntu rwose aba yumva ko ari ibintu byakomeza gusirikira. Wishe umuntu waba yumva dosiye yajugunywa rwose kibagirana. Abashaka ubutabera nibo bazura kaboze, nibo bagaruka ahantu bakareba, bagakomeza kubigarura, bagakomeza kwerekana ko babirimo. Abo naba bashaka ubutabera, ariko umuntu w'umwicanyi udashaka ubutabera ahubwo bizimye niyo mahirwe ye. Teta aramubwira ati okay, rero urumva nyine ko turi mu nzira imwe, dushobora nyine sheri, dushobora guhuza imbaraga tugafatanya, sibyo, tukabona Claudette. Jackson aramubwira ati yego ndabyumva sheri, nibyo, ariko ntabwo ari aka kanya, ntabwo ariko twabikora. Wibuke kuhigwa kandi bari abantu bashobora kugufungisha, bakakwerekana kandi urihishe. Bari abakobwa kuki butajya ubabona? Nuko nabo bihishe nyine, bategereje ko ikizaba kizaba. Ntabwo yakwizera ubyibuke. Ikindi wibuke ko umunsi uwo mukobwa aremba wambwiye yuko rwose mwari mwararanye. Urakekwa cyane rero, uri mu bambere mu bakekwa. Uriya yatuma ufungwa ntacyo rwose mwijeje, kandi yatuma ufungwa ntacyo ugezeho, kuko ntabwo areba mu mitima ngo arebe ngo agahinda ufite, arebe uburibwe waciyemo, arebe uburyo wabeshyewe, arebe. Urumva ahubwo umva akantu nkubwire. Gute se ushaka kumbwira iki se? Kandi Jackson, niba ari bimwe byawe ushaka kumbwira by'uko nkunda, umva utaranabivuga nawe ndagukunda, urumva. Gusa iyo si uwo mwanya turimo, ariko mana yanjye Teta, none se ngira nakubwiye ibyo ngibyo? Umva ikintu ushaka kuvuga, urakoze cyane, nubwo icyo nendaga kukubwira nyine urakoze cyane, nawe ndagukunda. Gusa nyine ikigaragara, uriya mukobwa yitaye cyane ku rupfu rw'umuryango w'uwo mukobwa uvuga witwa Claudette. Nicyo kintu nge ndi kubona. Niba rero yitaye ku rupfu rwa se w'umukobwa cyane, twebwe icyo tugomba kwitaho, cyangwa se wowe nka Teta, ikintu ugomba kwitaho, ita ku mukobwa nyirizina. Teta aramubwira none se umukobwa ndamwitaho ne kandi wumva ubona ntafite no kugaragara. Jackson aramubwira ati ndashaka kongera kureba rero za nimero za plaque wafotoye z'imodoka uvuga yaje gufata umukobwa kwa muganga mu myaka 3 ishize. Urumva? Teta aramubwira ati ase ubwo bwenge bukurahe? Ubu ngo imyaka 3 n'igice hafi inigiye kugera, uzi ko ariko uzi ko twahatangirira. Wow, umva sheri, ninjye rwose, ninjye ufite umugabo pe, ninjye ufite umugabo. Urya ko kuza ubwenge. Umva tugende, ziri mu rugo, kankate dusubire iwacu rwose. Urakoze cyane rwose. Ubwo Teta nyine asoma Jackson ku munwa, maze nyine bagasubira nyine aho bari batuye mu wundi mujyi, aho Teta nyine baramaze igihe yarahungiye, ari naho nyine yahuriye nande na Jackson, umuhungu wa Fande Jacques. Baba bagiye nyine gutangira mu mizi noneho bashakisha umukobwa witwa Claudette, nubwo batazi ko ubuzima bwe bwahindutse. Claudette ntabwo abakibaho, habaho witwa Stella utibuka ahahise. Ubu ku rundi ruhande nyine, cyangwa se muri icyo gitondo, Robert na Claudette bonyine uko ari babiri bashyinguye nyogokuru wabo cyangwa se mukecuru Sara. Claudette nyine amubwira ibintu byinshi, akamubwira iby'urwandiko mukecuru Sara yamusigiye, akamubwira ko yamubwiye ko urwo rwandiko azaruha nyine, cyangwa se
ari urwandiko rw'umugore wategetswe nyine n'iwabo kwishyingira. Ati sheri, uru ni urwandiko mukecuru yansigiye. Yambwiye ko nyine ari urwandiko rw'umugore wategetswe gushyingiranwa nyine n'umugabo w'umukire ngo bakunde babone nyine ibintu. Ngo ni iwabo babimutegekaga ngo ariko nyine bikanga, ngo akabyanga, ngo yarabyanze. Icyo gihe nyine ngo birangira ashatse no kwiyahura, baramuvanamo bamufungira mu nzu, bamutegeka ngo kugusha uwo mugabo ngo mu cyaha ngo baryamane. Yewe ngo nabyo arabikora, ariko umugabo wari inshuti yisanzwe nyine we bamutsindiraga w'umukire, yari umusore nyine w'umukire, ariko uwo musore babana nk'inshuti bisanzwe, ariko iwabo ngo bari abantu bakunda ibintu cyane bagashaka yuko aryamana n'uwo mugabo kugira ngo babane. Kandi nyamara ngo ni umusore wari wifitiye umukunzi, ariko nyine uwo mukobwa ategekwa n'iwabo kwishambagiza cyangwa kwishingira kuri uwo mugabo ku ngufu. Ngo ubwo rero ngo yamukoreshaga ibyo ngibyo, uwo mugabo ngo yaramwirukanye rwose, amwirukana no mu kazi burundu amaze kumenya ko yagambaniwe, ari gushaka ko bazashakana ku ngufu akava mu rukundo rw'ubwo yari arimo cyangwa se uwo bakundanaga. Ubwo iwabo w'umukobwa ngo na musaza we ngo w'umugome cyane, ngo bamuhanishije kumushyingira ku ngufu umugabo atigeze akunda. Ngo yahoraga aca amazi, ngo umugabo ngo wahoraga ngo aza kumureba iwabo, ngo umugabo wabanaga na musaza we ngo neza neza kubera ubusinzi bwe ntabwo umukobwa yamukundaga. Uwo mukobwa ngo byaje kugeraho aramushaka nyine, babatsindagira gushakana, ngo agahora amukubita kuko nyine nawe yari yarategetswe gushakana nawe cyangwa se akicwa. Ngo uwo mugabo yashakanye n'uwo mugore kugira ngo abane nawe kubera ko bashaka kubabaza uwo mugore. Iyo baruwa rero yarayimpaye, ariko numva ni ibintu ntazi cyane kuko nawe ngo ntiyigeze ayifungura, kuko nawe yayinyuriwemo n'uwo mugore nyine yamubwira amateka ye, ngo yari arwariye yaratahanywe n'abantu bamuvurizaga ku ibyo bitaro yaravuriragaho, ngo ariko agarutse mu gitondo aje ku kazi ngo asanga wa mugore cya cyumba ngo nta muntu ukirimo. Yarayimpaye rero ngo uzayishyikirize ngo umuntu w'umukobwa cyangwa se ngo umugore ngo uzaza ngo cyangwa umukecuru ngo uzaza ayishakisha agendeye ngo ku izina ry'umukecuru nyine. Ubwo nuko yambwiye, sinzi ngo ni ibiki, nirwo rwandiko rero ubona rushaje mfite. Ubwo Robert yaramubwiye toke, ibyo ndumva njye bindenze, ndumva ari amayobera. None se uwo mugore niwe wahaye nyogokuru urwo rupapuro ko njyewe nta nabizi atigeze abimbwira? Ati ya, uyu mugore wari urwaje umwana ngo akiri muto cyane, ngo rero yari yaratawe ngo yirwa kubitwa, ngo vuga ko arwaye kugira ngo bamuzane kwa muganga. Bwakwitwaga n'umugabo we cyane ko bari barashakanye batarigeze bakundana, ngo umugabo yarashakanye nawe ku ngufu, ngo baramubwiye ko bazamwica nadashakana n'uwo mukobwa wabo. Uwo mukobwa nawe ashakana n'umugabo adakunda kubera igihano cy'uko yananiwe kugusha umugabo ngo yakundaga byasaze kubera imitungo iwabo w'umukobwa bashakaga ariko batabonye. Ubwo urumva uwo musore ngo yari inshuti we umukobwa ariko isanzwe, ariko aza kumenya ko hari ikindi kigenza uwo mukobwa ari we nyina w'uwo mwana we yari arwaje. Ubwo rero uwo mugore ntabwo nzi ngo azaturuka he, niba ari uwo mwana niba babaho simbizi, gusa nuko umukecuru yabimbwiye nyine. Turubike nyine. Ubwo izo ni impamvu zishobora gutuma nyine hano hakomeza kubaho nyine, ni igicumbi nyine cya mukecuru, ntabwo hazigera havaho. Tiya nawe niko mbyumva sheri. Gusa sheri warakoze, Stella ukuri warakoze, nawe warakoze sheri, nawe warakoze. Ndagukunda cyane, nkunda ukuntu uri mwiza, nkunda ukuntu ukunda abantu, sijya uvorera ukuntu uri mwiza. Nawe uri mwiza sheri, nkunda ayo maso yawe, ukuntu uteye, ukuntu wisekera utibagiwe n'abandi ukabitaho. Byose ni mukecuru tubikesha. Barahoberanye, ubwo ngubwo nyine barataha, bari bamushyinguye, bava nyine aho bari bashyinguye bataha mu rugo. Ubwo nyine ubuzima bwarakomeje. Ku rundi ruhande Aline yahamagawe na Nora nyine yamubuze, kuko uribuka ko Aline yari yajyanye nande, yari yajyanye na Jacques, bagiye kuri hoteli. Jacques uzi ko yamufataga ku ngufu, bakarara muri hoteli bakaryamana. Ubwo Nora yahamagaye Aline nyine, Aline abona nyine uri kumuhamagara. Ubwo yamubwiye ko bajyana nyine kuri za adresse, ko za adresse yazibonye ko bajyana hahandi, ariko ko ari kure mu cyaro, ko bityo yaza akareba uburyo bitegura bakazajyayo, aho umukecuru ngo witwa Sara yari atuye.
nyamara uyu mukobwa Nora ntiyarazi ko Sara yamaze gukurwa mu mubiri, yewe nta nubwo yarazi ngo Aline ari guhamagara ari he, Aline yaraye he. We yumvaga ko Aline nyine ari umuntu nyine utangiye kuzana ibintu bw'uburara, atamubwira aho yaraye, ibintu nk'ibyo. Aline nyine aba yararanye na Jack muri hoteli, nyamara ntabwo Nora babizi, kuko nyine Jack cyangwa se Afande Jack aba yarabujije umukobwa witwa Aline kuzigera abwira inshuti ye ya hafi ariwe Nora kwafatwa ku ngufu. Ubwo ku rundi ruhande Mike na Belize baba bazindukiye nyine ku rukiko, ubwo bagiye gusaba impapuro zibemerera nyine kugira ute guta muri yombi noneho uriya mugabo Jack. Ubwo hakemezwa nyine itangwa ry'impapuro zita muri yombi Afande Jack. Ubwo nyine Mike aba ari kubwira Belize ati sheri, ibi bintu turimo urabona ko biri kugenda se? Belize aramubwira ati ya sheri, njye ibi ngibi nabyiyemeje mbishaka, nanga agasuzuguro. Uriya mugabo tugomba kugenda ku bintu byose tukabikora kandi tukabikora neza. Amakuru Frank aduha ni amakuru nawe ugashobora kumukiramo, ni amakuru ashobora kumugwisha, ni amakuru ashobora gutuma ahigwa, kandi n'ibintu byari byaracecetswe. Ibimenyetso byose dufite, ubuhamya bwa Frank, amavideo ye, ibyo yemeye, ibintu byose uyu mugabo bimushyira hasi. Kandi n'abandi bahamya bazagenda baboneka, abakorera ibyaha ni benshi, abo yambuye, abateze iriya modoka, abakanisha iriya modoka baciye amaferi, bose tuzakorana nabo, bazamushinja. Ubwo rero agomba gutabwa muri yombi, nta kindi kintu, nta n'uguhenguza rwose. Ubwo ngubwo Mike na Belize baba bakundana, ariko bari kugenda noneho kuri Afande Jack bashaka kumushyira hasi ngo bahorere urupfu rwa Leonardo n'umugore we Immaculée ndetse na musaza wa Claudette ariwe Claude. Ubwo burira bugacya nyine mu gitondo Teta ndetse yewe na Jackson baba bazindukiye ku cyicaro cya polisi nabo gushakisha. Uribuka ko Jackson yahaye Teta nyine igitekerezo cy'uko barebera kuri za plaque ya foto. Ubwo bazindutse kuri polisi batwaye ifoto ya plaque, nubwo zitagaragaraga neza ariko imibare yo yaragaragaraga. Ubwo baragiye, bageze kuri polisi barababwira ikibazo bafite, babwira ko hari umuntu bari gushaka, ko bashaka iyo modoka ko yatakaye, ko bayifite ariko bari gushaka nyirayo. babwira adresse, kuko urumva Teta yakoraga mu kigo nyine cy'ubwishingizi n'ibya mukerarugendo. Nyine bagenda babeshya kuri polisi, bababwira ko iyo modoka nyine bari gushaka nyirayo ku iparitse kandi ishobora kuba yibwe. Ubwo polisi yabahaye nyine adresse, ibaha amazina, ibaha buri kimwe cyose. Plaque babwirwa ko nyine ari witwa Robert Sare. Ubwo ngubwo nyine bamaze kubona yitwa Robert Sare, bahise bavuga batoke, ubwo ngubwo nyine uyu niwe nyiri ya modoka. Ubwo babahaye nyine nimero ze za telefone, maze barahamagara, ariko uyu Robert ntabwo yitabye telefone. Ubwo nyine nimero barataha, bakajya mu rugo bakatsezerana ko bari buze kongera kumuhamagara, ariko ko ari Jackson uri buze guhamagara nyine, kubera ko nyine Teta we ntabwo yashakaga nyine kugaragara, ntabwo yashaka kugaragara. Urabizi ko nubwo abagihigwa, kubera ko yaba Nora, yaba Aline, yaba Claudette, nta numwe uba wari bwaboneke. Niyo mpamvu bose nyine babakomeje kwihishahisha. Ubwo rero Teta ntabwo yari kujya kuri telefone ngo ahamagare cyangwa agira ate, kandi yari akiri kwihisha nyine. Ubwo ku rundi ruhande Nora asanga Aline mu biro nyine cyangwa se muri ofisi, ari kumuririra, asanga nyine Aline nawe atameze neza. Urumva Aline aba yarayavuye nyine kuri hoteli, yibaza ubuzima bwe ukuntu bumeze, aba yinitse umutwe aryamye nyine ku meza. Ubwo Nora akakomanga ku meza nyine akamubwira ati Aline, ariko se usigaye usinzirira mu biro koko? Ubu ngubu uzabivamo koko? Kubera iki kuko usigaye witwara urya? Kubera iki usigaye ufata gahunda zawe uko wishakiye? Ubu wibagiye ko uri umunyamategeko wanjye, gukora muri kampani? Aline ko ibintu byose twabiganiraga, usigaye ugenda ukagenda ukarara ahantu simenya aho waraye, simenya ubuzima. Twakabaye twarimutse ejo, twakabaye twarakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, none nta na kimwe bahoze bampamagara, ntabwo wambwiraga amakuru, ntabwo kuguhamagara umbwira ngo waraye ahantu. Ibi bintu utangiye ni ibiki koko? Ko twiyemeje ko tuzaba abana beza, kubera icyo utangiye kwitwara utya koko? Aline nyine arikaruma, ntabwo abwira Nora ibyo nyirarume Afande Jack amukorera, ibyo amukorera, ihohoterwa amukorera ku manywa na nijoro, aba yaramubujije kubimubwira. Nora nyine abona Aline nta kintu ari kuvuga,
akamubwira ati okay, niba udashaka kumvugisha nta kibazo, gusa ndashaka kumenyesha ko ejo rwose tuzagenda kandi tukazinduka, tuzajya ahantu kure cyane, tuzajya ahantu kure kandi urabyumva yuko ni ibintu byihutirwa. Hantu tuzajyayo nyine aderese nazibonye, babinyoherereje ku bitaro, noneho bampaye ibintu byose, babimpaye rwose, bambwiye naho uwo mukecuru atuye, aho urwandiko ruri, ibintu byose babimbwiye. Ubwo rero ejo tuzazinduka tujyayo, ubwo utahe kare twitegure tugende. Ubwo Nora nyine arasohoka, ababona Aline ameze nk'utameze neza akigendera. Aline areba nyine Nora asohoka, akarira, agatangira kurira, agatangira kwibaza ati ariko mana yanjye ubu ngiye koko nacumuye iki? Ubu kuriya mugabo nzamukorera iki koko? Mukamfata ku ngufu ankorera ibyamfura mbi. Ariko nzabibwira Nora umunsi umwe nishaka azahita ndasa nipfire, n'ubundi ntacyo maze. Akubika umutwe ku ntebe n'ubundi agakomeza kurira. Aline ababayeho nabi, ariko nta kuntu yabibwira inshuti ye, nta n'ukuntu yewe yajya kurega, kuko ntago yizeraga ko yarega uwaregera. Ubwo ku rundi ruhande biba bigeze nyine mu masaha y'igicamunsi, Afande Jacques ari muri ofisi, hinjira abapolisi 3 bari kumwe n'umushinjacyaha mukuru w'umujyi uba wungirijwe na Berize. Urumva Berize abakomeye cyane, ariko nyine ntabwo nyine abazi ngo ibintu bimeze bite, ariko nyine abakurikirana Jacques, atazi ngo Jacques niwe nde, niwe onkere wa Nora. Nora ahantu baba ibintu baba mu byose babihisha, ntabwo baba batuma ubuzima bwabo bujya hanze. Ubwo Berize nawe aba yinjiye ari kumwe na Mike, nyine bose baragendanaga. Ubwo Afande Jacques amenyeshwa ko atawe muri yombi kubera ibyaha akurikiranyweho, kandi akurikiranyweho n'ubutabera, birimo kugira n'uruhare mu yicwa ry'umukire Leonardo n'umugore we ndetse n'umwana wabo. Afande Jacques ubwo bamutwara batyo, ubwo Mike na Berize baba bari kumwe, bakabakurikira nyine nabo ukwabo mu modoka yabo. Ku rundi ruhande bimaze kugera nimugoroba, urumva butangiye kwira nyine saa 12 kwa kundi nyine saa moya, ibintu nyine ikirere kimaze kwijima ku mugoroba. Ku rundi ruhande niho ndi kukubwira, ubwo Claudette nyine abafite telefone ya Robert ihamagarwa na nimero atazi, ariko Robert nyine urumva bari mu dusha bari koga nyine. Stella rero aramushyira akamubwira ati sheri, hari umuntu uri kugushaka ariko kuri telefone. Oya, nta kibazo sheri, yitabe. Ugira ngo hari iki? Ariko nawe telefone kuyitaba nta kintu bitwaye baby. Okay, ko nyine bakiri aho ngaho telefone iba yavuyeho. Ni Jackson uri guhamagara cyangwa se ubuhamagaye. Ubwo muhamagara akamwibwira, akamubwira ko yitwa Jackson, undi akamubwira ko yitwa Stella, akamubwira ko nyirayo nyine iyo telefone adahari yagiye muri dushe. Undi akamubwira ati ariko wambwira nta kibazo, nubwo ari muri dushe wambwira nta kibazo, naza kumubwira ubutumwa bwe wamwoherereje cyangwa se icyo ushaka kumubwira. Uwo aba ari Stella. Jackson ahita amubwira ati none se mutuye he ko nyine nshaka kubasura, ndashaka kubasura, mvuye hanze vuba aha, hari business nshaka dukorana rwose na Robert, bamumbwiye bamundangiye ko ari umuntu mwiza wumvikana, rero sinzi niba nahagira tukabonana. Ubwo nibyo bintu nashaka kumubwira, kandi nibwo nkiva hanze, nibwo nkigera mu gihugu, ejo naza rwose tukabonana. Gusa ubwo wabura mutaha ikibaza si aravuga se ko azaze, arareba ahantu ntabwo ahazi neza bikabije cyane, areba Robert icyumba ariko aho ari kogera nyine, akabona nawe ari kure, maze akamubwira ati okay, twe ntabwo dutuye mu mujyi wacu, ni mu cyaro kure cyane. Jackson akamubwira ati oh, none se nta zina bagira, ntabwo muhazi? Akamubwira izina ryaho bahita, akamubwira ati okay, nta kibazo, ubwo ndaza kumuguha muvugane neza, ndumva wongere uhamagare mu kanya, ndumva ibintu uri gushaka ngiye tutabihuriraho, reka nyira yaraje muvugane. Ati sawa, nta kibazo, uze kumumpa nta kibazo. Ubwo baravugana. Stella nyine yasigaye yibaza niba ibyo akoze ari byo, gusa Robert yaraje arabimubwira, amubwira ati okay, nta kibazo tu, byo wamubwiye nta kibazo, niba ari umuntu ushaka business, niba ari umuntu ushaka ko dukorana, ndaza kubimubwira nta kibazo sheri, ndamuha gahunda rwose azaze
aze tubonane rwose nta gishyika cyaba gicitse, kubera ko buriya umuntu uvuye hanze aba ashaka gukora business, kandi umuntu ushaka gukora business ntabwo twamusubiza inyuma sheri. Dukeneye amafaranga mu buzima bwacu, bugomba gutera imbere tukava aho turi tukagira ahandi tujya. Ubwo nyine Stella yumva ko nta kosa yakoze, nyine agahobera sheri we wababana ariko batarabana nk'umugore n'umugabo. Ubwo muri uwo mugoroba Nora nibwo yamenye ko nyirarume bamufunze. Bamuhamagaye nyine kuri sitasiyo ya polisi bamubwira ko hari umuntu nyine uri gushaka ko bavugana, ubahaye iyo nimero ya telefone. Ubu ngubwo aramubwira ati mumume, agasanga ni Afande Jacques ufunze. Urumva Nora nta muntu wundi ubugira nimero ye kuko ababayeho yihishe nyine, ubwo na Afande ubuzimuhaye. Ubwo Nora ahise yihutira kuri polisi nyine aho Afande Jacques yari afungiye ari we nyirarume. Hageze barabonana, Jacques aramubwira ati Nora ntabwo uhangayika, wihangayika na gato rwose, ndagomeza nguhe gahunda zose ntugire ikibazo, nuko nari ngize ngo bimenye gutyo gusa, ariko nta gikuba cyacitse rwose, meze neza nta kibazo, aha baranyitaho, n'utwana nabonye ntaza ari utwahe, turi gushaka gukina n'umuriro, turi gushaka gukina n'ibyo tutazi, ariko humura turaza kubona igisubizo cy'ibyo turi gukora mu minota mike, ni amasaha make ndaza kugaruka rwose. Ubwo Nora akamubwira ati none se ubwo ngubwo ko urabyizeye kuko nko urabyizeye kuko ibi bintu kuko mana yanjye ubuse kuko nakubura nkabura mama nkabura ibiki ukuntu yahoya ntabwo nese baragushinja iki? Aderega ndavamo hano ndavamo mu gitondo mwana wanjye, ntuhangayike rwose, ntuhangayike ntugire ikibazo. None se bavuga ko bari gukuziza iki? Baranshinja ibintu bya ruswa kandi urabizi sinshobora gukora ibyo byaha, babicisha buri munsi ariko nta bimenyetso bagira. Erega ibintu bikora n'ibimenyetso, abantu baba bashaka gushinja abantu babakura aho bibereye, twe tuba twarakoreye izina ryacu kugira ngo tube turi aha ngaha turi, ntabwo bazi ibyo bakinnye nabyo. Baranshinja ruswa y'iki? Rero utawe mu rugo ntugire ikibazo, ntugire ikibazo, uzajye ku kazi ejo bisanzwe, uzaveyo rwose ujya aho ushaka, uzanavayo ndetse uzanansanga mu rugo ntugire ikibazo rwose. Ubwo Norabwira Jacques ati none se basi nyine anko nkuzanira iki mu gitondo, nyine n'iki bakuzanira mu gitondo ahangaha? Ariko rega ntugire ikibazo rwose, ngiye meze neza hano, urabona banyitayeho, bari kumfasha buri kimwe, bari kumpa buri kimwe, abo bose rega ndabayobora, ntabwo bapfa kubikora uko biboneye. Wowe itaha kandi nta cyabaye, ndetse icyo nakubwira nkubujije Aline, nkubujije kumubwira yuko rwose ngewe ndahangaha, nubwo byawe byamatsiko akakubaza umubwire ko rwose ni ubutumwa bw'akazi, ndakubujije ntagire ikintu umubwira ko ngewe ndaha, umubwire ko ntahari nyine, ko nta kindi. Sawa niko mubwira, ariko nyine wakabambwira nyine nkabenya ibyo nkurikirana. Hoya nta kibazo. Ubwo Nora yasezeye kuri nyirarume Afande Jacques, atazi n'icyo afungiye, gusa yari amubeshye ko ari ruswa nyine bamufungiye, nyamara ntabwo yariyo, nubwo nayo yayifataga akanakora ibisa nayo n'ibiruta ndetse ruswa. Jacques yahise yisubirirayo nyine, Nora nawe arataha. Ubwo Jacques yahishe Nora buri kimwe kuko nyine yangaga ko ahangayika, kandi ikindi yumvaga ko nyine yahita afungurwa kubera ko ubudahangarwa bwe bwari bukomeye cyane, akumva ko Nora nubwo byagenda bitatamenye ibyabaye ko nyine ari buze gusohokamo atanamenye icyabaye. Ubwo ngubwo Nora nawe urabizi ko yari yaratangiye gushidikanya kuri Jacques cyangwa se kuri nyirarume kuva nyina aho apfiriye, amubwiye ya magambo, amubwiye iby'ibaruwa, amubujije kugira umuntu yizera cyane cyane ab'umuryango we. Mbese Nora nawe nyine ntabwo yabaga ku rundi ruhande yishimiye ko Jacques, ariko nabone gufungwa byari urundi rwego. Ubwo ku rundi ruhande muri iryo joro nyine Jackson nanone nawe yahamagaye Teta, amubwira ko amaze kuvugana na wa mugabo hahandi bababwiye ko witwa Robert Sare, ko yamubwiye adresse, yamubwiye iwabo, amubwiye ahantu ari ko ari mu cyaro ngo kure, ko bari buzinduke bajyayo bakareba uburyo babonana, ko yamwoherereje adresse zose kandi ko ari buzinduka ajyayo. Teta aramubwira ati okay ntari bisheri, noneho ubu ngubu nyine ibintu tugiye kubikora, noneho tugiye kubikora ku rwego tubishakamo. Uwo mugabo niwe watwaye rwose Claudette, barabimbwiye. Ubwo rero cyo nzi nuko ibintu bigiye kuba, kandi ibintu bigiye kuba, noneho umukino ugiye gutangira bya nyabyo.
Tiya nabikubwiye ariko sheri nabikubwiye ko tugomba gutangirira ku mizi yo gushaka umukobwa niba baratangiriye kuri ise w'umukobwa n'impanuka. Tiya sheri gusa warakoze kumba hafi ibintu byose uba witanga ni ukuri ndabigushimiye. Jackson aramubwira ati oya sheri ni ibyacu reka ndagukunda. Teta arakupa nyine maze bagasinzira. Urumva mu gitondo bagombaga kuzinduka abajya mu cyaro kure cyane aho Robert atuye. Uribuka ko Robert aba ari mu cyaro ari kumwe na Stella wahoze witwa Claudette, kandi aba bose ibyo bashakaga ni Claudette no kumenya uko ibintu bimeze. Ubwo nyine ku rundi ruhande ubwo Nora nawe yatashye nyine atishimye muri uwo mugoroba, nubwo yabihishaga nyine ariko Aline yarabibonaga. Aline yamubajije ikibazo afite, undi amubwira ko ari stress, ari kwibaza iby'ibaruwa ya mama we ndetse yewe yamusigiye ibintu byinshi byo kwibazaho, mbese atazi ukuntu mu gitondo ubwo araza kugenda ameze, mbese ko afite amatsiko menshi n'ibyo bintu yamubwiraga. Aline aramubaza ati humura ariko se ni ibyo gusa cyangwa ko mbona nyine utishimye, aho akabaye wishimye kuko ejo tuzamenya ukuri, uzamenya ukuri ko ibyo mama wawe atakubwiye yasize atavuze, byose ibyo yifuza kukubwira ari ukiri muto. Sheri wakabaye wishima. Ubwo naramubwira ati hoya gutya ameze nibyo nshaka kumera ko. Ubwo naramukomeza akamubwira ati humura biko nta kibazo sheri, ntibikujyane kure mu ntekereza ibyo ngibyo. Urugamba warwanye ukaba umaze kugera kuri aderese nirwo rugamba ruhambaye. Ndagusezeranya ko ejo rwose tuzagenda kandi tukagerayo amahoro. Nzaguherekeza kandi wumva ukomeye, tuzaba turi kumwe, tuzashyiramo imiziki, niba urugendo rurerure cyane rw'umunsi wose nzaba ndi kumwe nawe. Ubwo uratangira kurira ati mama yambwiye ko yari ababaye icyo gihe, yarwanditse ababaye, yabimbwiye n'ubundi ababaye, yambwiye ko nzamenyera byinshi muri urwo rwandiko, gusa ari ndumva mfite ubwoba. Mama yambwiye ko ntazigera nizera umuntu wo mu muryango n'umwe, ariko mba mfite ubwoba iteka. Aline aramwiyegereza akamuryamisha mu gituza cye, akamukomeza cyane, maze akamubwira ko hari inshuti nziza kandi ko ari inshuti yamenye, kandi muri iyi si ko nyine ari umwana mwiza kandi ari umwana muzima, ko nta mpamvu y'uko yababara muri iyi si cyangwa akababara muri ubu buzima. Amubwira ati Nora uri umwana mwiza, uri umukobwa mwiza, uri umukobwa w'ikinyabupfura, umukobwa ugira impuhwe. Numva imyaka tumaranye tuziranye rwose yenda kuba 7-8, wambereye umwana mwiza pe, wambereye inshuti nziza, wambereye byose, wampaye akazi, wampesheje ubuzima. Rero ntabwo uri wenyine, nkuko wampaye akazi muri kampani yawe ntabwo nyihagararira rwose mu mategeko nk'uhagararira umukiriya bisanzwe, no, ahubwo mpagarariye ibintu byanjye, ibintu byawe, mpagarariye icyanezeza inshuti yanjye, kandi nkayirinda guseba no gutsindwa muri ubu buzima twisanzemo. Reba twatangiye kwiga masters, nubwo tubikora twihishe ariko nta kibazo turiho. Ubu se ntubibona ko ubuzima bugiye gutangira kuba bwiza, basi byari bitangiye kugenda neza, wirira. Igisigaye niyo baruwa kandi ndakeka nayo ni mukanya mu gitondo ukayibona, ahubwo reka turyame kuko urabona turazinduka tugenda. Ati ariko mfite n'ikibazo, buse Robert buse ari buri inshuti nziza cyane pe. Ubuzima bwanjye bwari mu mwijima ariko wabuzanyemo urumuri, ndagukunda cyane. Aline ati nawe ndagukunda Nora, kandi bitubirimo twembi, ntabwo uri wenyine sibyo. Amubwira ati urakoze, reka nandikire Robert nubwo nawe buri gihe mwifuriza ijoro ryiza ariko akaba atansubiza, telefone ye ntibaho. Basi nakamubwiye ko ejo nzajya ahantu kure cyane, akanambwira uko nzitwara kuko ari gukunda gutwara ajya kure cyane, ahantu iwabo ngo batuye ni kure cyane. Ubwo ntakabaye mubwira byibura akambwira imiziki nzumva, akambwira uko nzabigenza nyine mu rugendo rwa kure kuko njye simbimenyereye. Aline aramubwira ati Robert se ntari mu gahinda ko kubura mama we, wamwihoreye kuko sombwiye ngo mama we yitabye Imana. Nora ati oya mama we yaje kugaruka sinabikubwiye. Oya yewe ibintu byarahindutse, ibintu nyine ntabwo nyine yabaye
akiva mu mubiri. Mama we yaragarutse, yarongeye nyine aba muzima, Imana nyine yarongeye iramuzura aba muzima pe, kuko cyagiye ntuzi ko nanazindutse ngenda nzi ko turi buze kujyana, nagarukiye mu nzira nuko nasanze wowe nyine wagiye, sinamenya niyo wagiye paka n'ejo sinzi nyine, ariko burya mama we nta kibazo yaje kugira, mama we yaje kugarura ku buntu, tuzi ko twari kujyana iwabo mu ntara kure mu cyaro, ako nyine byabaye ngombwa ko nyine agaruka tu nta kibazo afite. Gusa Robert ntabwo nyine ansubiza, sinzi ikibazo nanjye afite kandi na phone ye ntiriho, mbese simbizi kandi birampangayikisha cyane. Robert rwose niwe muntu nabwo ushobora kunturisha nkumva ameze neza, nkumva afite amahoro, n'umwana mwiza cyane. Ari naramubaza ati ariko se Nora, hari ikintu ushaka kubaza? Igikize? Ndeba mu maso. Ndakumva. Robert uramukunda? Ari ndakumva. Robert ndamukunda birenze nuko ubyumva. Ndamukunda cyane. Ndamukunda birenze urugero. Ndamukunda rwose. Kandi uretse ko abahuze cyane, ariko nawe ndabizi ko nkunda cyane, arankunda. Uzi ukuntu anyitaho. Ukuntu yanyitayeho ku rupfu rwa mama, uburwayi bwa mama. N'uwaba atarabyemeraga rwose yaba yarabibonye ku rupfu rwa mama. Gusa ntabwo yabibonye. Robert arankunda. Kandi tuzabana ari. Ntudushyigikiye. Kuko nyine ni umusore wujuje byose pe, nahoze nifuza mu buzima bwanjye. Wambera umugabo wanjye. Ni umusore mwiza, ni umusore ufite intego, ni umusore uzi gukora, ni umusore mbese agira neza, ahagwa neza, aseka neza, afite ubumuntu, afasha abantu, mbese n'umugwa neza, afite umutima mwiza. Rero niwe mugabo wanjye rwose, nuko nyine ubu ngubu ahuze, ariko nyine mbese ndamukunda. Mbese ko mbona utabyakiriye neza. Oya tuki ntabwo ari ukutabyakira neza Nora, gusa ariko se nanone ubundi nde musore wenda utanagukunda ngo agwemo koko? Nta musore wakwitesha pe, umukobwa mwiza nkawe, keretse rwose ari umusore utareba. Gusa nyine ntugafuhe, akora musore ni mwiza pe. Umva Nora, waratomboye rwose. Ubwo baraseka bombi bakishima. Gusa Nora nyine ahisha Aline ko afande Jacques yatawe muri yombi, ari nabyo bintu byari byamubabaje cyane. Ariko nyine Aline nawe aba yarahishe Nora ko nawe afite ikibazo cya Jacques cyangwa se afande Jacques cyo kumuhotera, amufata ku ngufu. Hafi haba hagiye gushira umwaka cyangwa se amezi menshi cyane amufata ku ngufu, ariko yaramubujije kubibwira Nora. Ni igikomere Aline aba afite ku mutima, ariko atakibwira Nora. Ubwo Nora nawe aba afite iryo banga, na bimwe byose nyine Jacques yamubwiye cyangwa afande nyirarume, byose ntabwo Aline yari yarigeze amenya ko Nora ariwe waroze cyangwa se washyize uburozi mu cyo kunywa cyane cya Claudette. Aba yarabimuhishe, ariko urumva Nora nawe ntabwo nyine aba yabimubwira, nawe aba yikeka, aba yumva ko nawe Aline yahita amuvaho, Aline akamwanga. Aline nawe urumva abafatwa ku ngufu, agira ati mbese ubuzima bwabo buba burimo utuntu tw'utubanga, ariko bombi imitima ibishenguka. Nyuma yo kubwirwa na mama we ko mu muryango batakabaye abizera, urumva Nora nawe abana igishyika cy'uko yaba yaragize icyaha akora kuri Claudette kandi amuziza ubusa, akaba mbese ibintu byinshi, afite ubwoba bw'ibintu azabona mu ibaruwa, mbese ibintu afite mu gitondo kujyaho kureba ni ibintu bigoye cyane. Ubwo mu gitondo haragira nyine buracya, ubwo Nora aba ari buzinduka nyine afata imodoka na Aline bagatwara bakerekeza mu cyaro kureba aho Sara cyangwa se mukecuru Sara wahoze akora ku bitaro abatuye, kugira ngo abashe guha Nora urwandiko mama we yamusigiye. Baba bamuhaye adresse z'uwo mukecuru barakoraga ku bitaro, ari naho nyina yamubwiye nyine ko azarusanga k'uwo mukecuru aba yaramwandikiye akiri mutoya. Ubwo inzira barayifata bakagenda mu cyakare. Ubwo ku rundi ruhande Jackson abazindutse kureba Teta mu modoka, nabo berekeye bagiye kureba uwitwa Robert ufite plaque, baba batwaye ifoto yazo. Ubwo nuvuga ngo Nora ndetse na Aline baba bagiye kureba umukecuru Sara, ariko Teta
ndetse na Jackson bo bagiye kure witwa Robert Sale, ariko ni ahantu hamwe Robert n'umwe, ndetse yewe aha hantu ni naho umukobwa babuze, ni naho umukobwa wahoze ari inshuti yabo magara burirana ku ishuri mu myaka inishize aba yibera, ariko yarahindutse yaribagiwe ahahise, ariwe witwa Stella muri iki gihe wahoze witwa Claudette. Abangaba baribagiwe iby'inabi byabayeho, ariko Teta baba bakiri kwirukanka ku nshuti ye magara yitwa Claudette. Ndetse yewe abandi naho ku rundi ruhande umugabo witwa Fande Jack aba yatawe muri yombi, abagifunze atarataha, maze rero Mike ndetse na Belize baba batangiye gukurikirana iby'urubanza niburanishwa ry'uyu mugabo ukomeye cyane w'amanyenyeri baba bari gukurikirana nk'abantu baba biteye icyuma, ariko bakavuga bati duhangane ku butabera. Ubwo ngubwo urumva yuko Aline ndetse na Teta ndetse na Claudette yewe utibagiwe na Nora bagiye guhurira ahantu hamwe. Ese biragenda bite? Inkuru yacu rero nahangaha igice cya 4 gisoreje inkuru yacu inshuti magara. Mbese izi inshuti zirongera zihure, ese nizihura biragenda bite? Ese koko ubu ngubu ko Nora agiye kwa ahantu kwa mukecuru atazi ko ari iwabo Robert, ese nasanga Robert ari we Robert nyine n'ubundi akunda, ariko akabona Robert yitwariwe umutima n'uwitwa Stella, akanasanga Stella ni wa mukobwa Claudette. Ese biraza kugenda bite? Aba bakobwa bararebana bate? Ese basi ubutabera buzajya mu bikorwa, buzageraho ubugire nyine icyo buvuga? Ese Teta azagera ku cyo ashaka? Mbese ubundi uyu mukobwa Claudette azibuka hahise he nabona inshuti ze? Reka tubitege rero muri finali iyo mu gice cya 5 ari nacyo cya nyuma kizakurikira iki ngiki cya 4. Abakurikiye igice cya mbere, igice cya 2, igice cya 3, iki akaba ari icya 4. Ndabashimiye mbikuye ku mutima cyane. Nge nitwa Tinsanze rero, kandi nongeye kubifuriza impagarike n'ubugingo, mukunda Imana n'abantu, abantu murwaye Imana ibarinde, kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao. I love you. Urakoze wakoze subscribe, ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nge nitwa Tinsanze. Ciao ciao, nakagaruka.